Abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bo mu ntara y'Amajyaruguru nibo bahuriye hamwe muri kongere y'intara y'Amajyaruguru igamije gutora abazahagararira ishyaka mu matora y'abadepite ndetse no gutanga ibitekerezo bizashyirwa muri manifeste y'iri shyaka nk'uko kwikubitira abarwanashyaka b'iri shyaka bahise batanga ibyo bitekerezo. Hari igitekerezo nashaka gutanga kuri siporo. Mbere performance twe dufite ku makipe y'ibihugu yacu yagiye isubira hasi, igasubira hasi. Abakinnyi twabakuraga mu mashuri nibwo siporo yacu yazamukiraga. Ibigo by'amashuri nta bibuga bikigera. Icyo twasaba rero ni uko nibura wenda buri murenge hagira ikigo kijyanye n'abana birerero nko kuva ku mezi 6 kugera nibura no ku myaka 3 gutyo bakagirira ibigo babagenera. Murakoze. Ikibazo gifite kuri education ntabwo ndavuga amarerero nabwo za primaire, abo mvuge ku rwego rwa heke rwa za kaminuza. Izo systeme zihoramo ibibazo, ntabwo ziri step nangwa abazigamo ubwabo babona ko ari ibibazo. Nkuko yarasinaje deep kuko ntabwo mbanze ibere imbere, ariko nabyo hari ibyo byavugwa bigafata umurongo uryo nyine izo kaminuza zihabwa umurongo na heke nabyo byafasha muri education. Ambassador Dr. Frank Habineza umuyobozi w'iri shyaka avuga ko iyi kongere ndetse n'izindi zigenda ziba hirya no hino mu gihugu zigamije kurushaho kwitegura amatora ya perezida ndetse n'ay'abadepite. Abarwanashyaka b'iri shyaka babigizemo uruhare. So intego ni ya yindi, nuko ishyaka ryacu rigomba kuhagararirwa mu matora y'abadepite n'amatora ya perezida wa repubulika, kandi rigomba guhagarara rifite abakandida rizamamaza. Kandi turimo kwamamaza abakandida nkuko mwabibonye, ni abajene abenshi cyane, n'urubyiruko bafite imbaraga zo gukorera igihugu, bafite ubushake, kandi biradushimishije cyane. Biba bituhaye icyizere ko ishyaka ryacu mu myaka iri imbere tuzafite natwe abantu bakomeye cyane bafite uburambe muri politiki. So ndumva yuko ibindi twakozemo cyane muri iyi kongere cyangwa n'ahandi tuzakoramo nukumva kubasaba ibitekerezo bizajya mu migabo n'imigambi y'ishyaka, kuko tuba twifuza ko icyo bita manifesto yacu mu by'ukuri kiba cyavuye mu baturage kugira ngo bizashobore kuba byasubiza ibibazo by'abaturage, nk'uko n'ubushize twabikoze akaba ari ibibazo byinshi cyane byasubijwe, leta ikaba yarabishize mu bikorwa bivuye mu manifesto yacu. Muri rusange abarwanashyaka b'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nyuma y'uko abo mu ntara zose ndetse n'umujyi wa Kigali batoya bazahagararira ishyaka mu matora ya perezida ndetse n'ay'abadepite, biteganyijwe ko mu kwezi kwa gatanu ariho hazaba kongere yo ku rwego rw'igihugu izemeza burundu abazayihagararira mu matora ya perezida ndetse n'ay'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.